Amahoro y'Imana abane namwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu kuri Best Life Coach. Uyu munsi tugiye kubagezaho akamaro ka salade. Turaza kuvuga iby'ingenzi bikora salade nziza. Gukoresha salade nk'umuti, tunarebere hamwe igihe gikwiriye cyo kurya salade. Abantu benshi usanga bibaza ndetse ugasanga banakoresha salade mu bihe bitandukanye. Hari abahitamo kuyibanza ku byo kurya. Hari n'abahitamo kuyiherutsa andi mafunguro. Ariko igisubizo turaza kukibona. Mbere rero yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka dushimire abantu mwese mwamaze gukora subscribe kuri Best Life Coach. Tuboneyeho kandi gusaba abatarayikora kuyikora. Mukore subscribe, mukore share, mukore like, muduhe ibitekerezo muri comment. Reka rero dutangire tubagezaho akamaro ka salade. Kurya salade bifitiye umubiri wacu akamaro kanini, kubera ko salade iba ikungahaye ku ntungamubiri nyinshi kandi z'ingenzi ku mubiri wacu. Salade zikorwa mu buryo butandukanye no mu bwoko bw'imboga cyangwa imbuto butandukanye. Ibyo akaba ari nabyo bishobora gutuma salade zose zitanganya umumaro bitewe n'umwihariko ku ntungamubiri runaka ziri mu mboga cyangwa imbuto zakoreshejwe. Reka turebere hamwe zimwe mu mboga n'imbuto ushobora gukoresha kugira ngo utegure salade nziza. Imboga zirimo ibitunguru, amashu, inyanya, beterave, karoti, kokombure, imbuto nka avoka, byose bikorwamo salade. Salade kandi tuyisangamo intungamubiri nyinshi ziruta izo twasanga muri ubwo bwoko bw'imboga mu gihe zatetswe. Kubera ko burya guteka bishobora kwangiza zimwe mu ntungamubiri zari zirimo. Bitewe n'ubwoko bw'imboga, intungamubiri dusangamo ku bwinshi ni izi zikurikira: vitamini A, vitamini B6, vitamini C, acide folique, ubutare bwa fer, umunyungugu wa magnesium, umunyungugu wa potassium, fibre na beta carotene. Reka dukomereze rero ku kamaro ka salade. Tugiye guhera kuri nimero ya mbere. Gushyira ku kigero cyiza isukari yo mu maraso, kugabanya ibiro by'umurengera no kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri zitandukanye. Ibi tukabikesha intungamubiri ya fibre dusanga muri salade ku bwinshi. Salade kandi ishobora kurinda amagufwa kumungwa no gutuma akomera. Burya salade tuyisangamo imyunyungugu nka calcium ndetse na vitamini K. Ibi bikaba birinda amagufa, bikarinda kwangirika, bikanayakomeza. Kurya salade bizatuma amagufwa yawe akomera. Salade kandi izakurinda amaso. Ubwoko bwinshi bwa salade dusangamo vitamini A ku bwinshi, kubera ko burya imboga nyinshi tuzisangamo iyi vitamini. Bityo ibi bituma salade igira uruhare runini mu kurinda amaso yawe. Hari ugukomeza imikaya. Burya kurya salade bituma agace ko mu turemangingo tw'umubiri kagira imbaraga. Kano gace kitwa mitochondria. Niko gatanga imbaraga mu turemangingo. Bityo kurya salade bituma ugira imbaraga n'imikaya igakomera. Salade kandi ifasha mu kurinda umutima. Intungamubiri dusanga muri salade zituma umutima ukora neza, ndetse bikanawurinda kwangirika, bikanagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Reka noneho tugere ku gice cya kabiri, tuvuga ku ndwara ndetse na salade ushobora kuba wakoresha wivura indwara runaka. Icya mbere, ufashe onyo imwe, indimu imwe, ukabikata neza, ugashyiraho ikiyiko cy'ubuki, ikiyiko kimwe,
ukongeraho ibiyiko 2 by'amavuta y'ibihwagari, ukabikora inshuro 3 mu cyumweru, ugasoza ukwezi. Byagukiza umwijima, iyi salade yagukiza impyiko, iyi salade kandi yafasha abantu bakunze kuva imyuna, yafasha abantu barwara amara, ndetse byafasha n'umuntu ufite ikibazo cy'amaraso afite intege nke. Iyi salade inafasha ubwonko, bikanafasha cyane amagufwa. Ufashe kandi salade ya karoti, ishu, kokombure, ugashyiraho elayo. Iyi salade uyiriye kenshi byagukiza igifu. Ufashe kandi onyo, indimu, kokombure, ukajya ushyiraho amavuta y'ibihwagari, ugategura salade yabyo neza, byafasha umuntu ufite ikibazo cy'amaso. Iyi salade yafasha umuntu urwara igicuri, yafasha kandi umuntu urwaye umugongo, yafasha abarwaye tiroyide, yanafasha kandi n'abafite ikibazo cy'umwijima. Ufashe onyo, indimu, perisire n'ishu, ukongeraho n'amavuta y'igihwagari, byafasha umuntu ufite ikibazo cya diyabete. Ikindi kandi ni uko hari abantu bafite uburwayi bwa diyabete ariko bakaba batarabwipimisha, bakaba batazi niba banabufite. Muvandimwe wanjye, niwumva wahora urya kandi ukabona uri no kwihagarika kenshi, maze wagira ibyago cyangwa se wahura n'ibyago byo kurwara nk'igisebe, ukabona kiratinda gukira ugereranije n'uko wari usanzwe, ukabona uri no kongera ibiro cyane, uzamenye ko diyabete yamaze kukugeraho. Ubwo rero mu bantu bakeneye ino salade uri mu ba mbere rwose. Fatirana, ibyo ni ibimenyetso. Mu biganiro bizakurikiraho tuzarebera hamwe ibindi bimenyetso bishobora kuranga indwara zimwe na zimwe, cyane indwara zikunze kwibasira abantu. Reka noneho tuvuge ku gice cya 3 ikiganiro twabateguriye. Iki gice tugiye kwibanda mu gusobanura ku gihe cya nyacyo wafatiraho salade. Abantu benshi bakunze kwibaza bati, ese igihe cya nyacyo cyo kuriraho salade ni ikihe? Umuntu akibaza ati, ese nayirya mbere y'ibitetse, nayirya nyuma y'ibitetse, nabirira rimwe byombi? Mu by'ukuri igihe cya nyacyo cyo kurira salade ni ikihe? Igisubizo ni iki: salade ntabwo iribwa nyuma y'andi mafunguro, ahubwo salade niyo ikwiye kubanza kuribwa, hanyuma andi mafunguro akaribwa nyuma. Mwakoze kudukurikira kuri Best Life Coach, naho ubutaha mu bindi biganiro. Ushobora byose nabaha umugisha. Murakoze.